Twongeye uyu munsi kubasuhuza, twizere ko mumeze neza. Tumaze igihe twigisha ibintu bitandukanye, bake bakurikirana ibi biganiro, twizere ko bagerageza gukoresha ibyo tubabwira. Uyu munsi rero turavuga ku nyicamubiri karahabutaka nanone zatewe mu bantu. Ikintu ahanini zikunze gukora n'icyo zari zigamije. Urebye muri rusange icyo zari zigamije ntabwo ari ukwica abantu gusa, ahubwo ni no kugabanya abantu ku isi mu gihe kizaza. Ubundi ubusanzwe ni uko mu myaka yashize abantu bagiye babivuga bati oya, bitewe n'imyigishirize, burya ibyo twiga ni ibidukoramo abantu bazakorera sisiteme, ntabwo ari ibidukoramo abantu bazabaza ibibazo sisiteme. Ni ukuvuga ngo ibyo sisiteme ivuze byose baba bagomba kuvuga yego, nicyo abantu bigira, gukorera inzego no kuyoboka inzego. Niyo mpamvu nta wibaza inyicamubiri karahabutaka zisanzwe ziterwa abana icyo zigamije, kandi muri make ishoje icyo zigamije ni ukugira ngo bampatse ibihugu bakomeze baducuruzaho imiti, kuko b'abana iyo barwaye niho imiti iva. Ni indwara rero babateramo bakivuka kugira ngo bo bakomeze bakorere amafaranga mu bihugu byacu. Nta kindi, narindi kureba ikiganiro umuganga Dr. wo muri Canada avuga ko afite abana 5 nta n'umwe yegeze atera, ni ukuvuga ngo inkingo z'abana, abana be nta n'umwe bigeze barutera, kandi ntibarwara, kandi bameze neza, kandi urwego rw'ubuganga yize asobanukiwe n'ibyo twita inkingo mu buryo buhagije, afite amakuru mu buryo buhagije. Abantu bacu rero iyo bivuze baravuga ngo okay, wayobye, wagize gute, ariko inkingo batera abana nizo zituma abana ahanini basigaye bafite ibibazo bafite. Uyu munsi rero turavuga ku nyicamubiri karahabutaka, ziriya zirimo ibirungo bigiye bitandukanye, ibirungo bya spike protein, ibirungo bya perchlorate twavuganye ko yavuye mu mugabane w'umutuku, harimo muri Mars, ni amabuye y'ubwoko bita rigorite, noneho bakavanamo iyo product bakaza bakayivanga n'ibyo bita za E6 ni ukuvuga ngo ni ikirungo cyangwa se icyo bita protein kigira amavirusi bita papilloma viruses cyangwa amavirusi ya papilloma, bakongera bakavanga n'ikindi bita SV40 cyangwa se amavirusi yo mu bwoko bwa 40, mbese bakavanga n'uruvange ku buryo nibigera mu mubiri bizahita bikora icyo bashaka ko gikora. Mucyo rero bashaka ko gikora harimo kwangiza sisiteme y'imyororokere, si ukwica abantu gusa, harimo kwangiza sisiteme y'imyororokere, icyo nakwita imiyoborantanga. Imiyoborantanga burya itangirira mu bwonko, aho akayoborantanga bita hypothalamus gatanga komande ku cyo bita pituitary gland. Ako kayoborantanga kagakora intanga izo twita ASTH, cyangwa se mu magambo y'icyongereza icyo twakwita adrenocytotropic hormones. Ni ukuvuga ngo iyo adrenocorticotropic hormones, ni adrenocorticotropic hormone. Iyo adrenocorticotropic hormone rero, cyangwa se ubwo bwoko bw'intanga, bukorana cyane cyangwa budatanga nabwo komande ku cyo bita
adrenocortex iri hejuru y'impyiko cyangwa se adrenal gland, umuyoboro w'intanga ufasha impyiko mu mikorere yayo y'intanga. Nibyo havamo intanga ngabo, bikongera igakorana na systeme y'abagore, havamo intanga ngore, ariko gahunda ni hariya ituruka. Si ibyo gusa ifasha gukora n'ibyo bita yin fluid. Yin fluid ni ukuvuga ngo ni imisokoro ijya mu magufa hose. Kuba rero iyi gahunda yarangije iyo miyoboro, izo glande, pituitary gland cyangwa se iyo miyoboro na adrenal gland, ni ukuvuga ngo systeme y'imyororokere yizangirika mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo abantu bazajya bagira amahirwe bakanabyara, abana bazajya bapfa batarengeje imyaka 10, bitewe n'uko aho amaproteine yagombye kuzubaka ya mibiri yabo, aho izo ntanga zagakwiye kuba zikomeye zikubaka wa mubiri, zigenda zimeze nk'amazi zikaba zoroshye. Urumva rero systeme y'imyororokere y'ikinyejana ku batewe turiya turemangingo, ni ukuvuga ngo ni ibintu bari barateguye byo kugabanya abantu mu isi bakoresheje izo techniques. Ubwo rero izo ntanga yo bazishe, byagiye bigaragara ko hari n'izindi gland zifatwa, burya pancreas gland, niyo mpamvu abantu indwara ya diabete yiyongereye. Ni ukuvuga ngo iyo miyoboro ikorana cyane n'icyo twita pancreas ikaba ikora imvubura zimwe zifasha mu rwego rwo gukora balance y'isukari, glycogen na insuline. Abantu rero diabete zariyongereye, noneho n'abari bazifite ziragenda zijya hejuru. Si iyo miyoboro gusa, twagiye tubona n'imiyoboro itandukanye. Mugenda murebe video za kera, twagiye imiyoboro itandukanye mu cyaterwaga n'icyo bita immunoglobulin class 4 cyangwa se inyakiramubiri yo mu rwego rwa 4. Twagiye tubona ibyo byose. Ni byiza rero uyu munsi nabazaniye urubuto rushobora gufasha izo gland, izo pituitary gland, adrenal gland. Urubuto ntago murimenyereye, urabona ko rusa n'ibirayi, barwita urubuto rwa kiwi. Uretse ko rufasha iyo miyoboro, ubusanzwe rufasha na systeme y'ubudahangarwa y'umubiri, cyane cyane ibyo bita white blood cells and red blood cells, cyangwa se utuvubura tw'umutuku n'utuvubura tw'umweru. Iradufasha cyane cyane. Icyo ikora rero, iragenda ikanubaka umubiri bushyashya. Hariya hose ziriya grande cyangwa iriya miyobora ntanga iba yaragiye isenyuka, iyi kiwi fruit ifite ubushobozi bwo gutangira kugenda iyubaka gahoro gahoro, cyane cyane ko inavana umwanda mu mubiri. Bivana umwanda mu mubiri kuko irabanza ikoza igifu, ikoza amara, of course yoza impyiko n'umwijima. Kiwi fruit abantu benshi bakunze kuyikoresha cyane cyane mu bihugu byo hanze, bayikoresha kubera umutima, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, byo bita high BP, high blood pressure cyangwa se umuvuduko wo hejuru, nibo bakunze kuyikoresha cyane kuko irabafasha. Ariko ikora n'ibindi, ifasha mu ngingo z'umubiri. Kiwi ifasha ingingo z'umubiri cyane cyane ko uwo musokoro uva mu ngingo ukorerwa n'ubundi mu mpyiko, bifashijwemo cyane n'uriya muyoboro twabonye adrenal gland uri hariya hejuru. Adrenal gland rero kuba yangirika bikaze cyane, byagusaba gufata kiwi mu bwinshi, ji yayo nibura ukayinywa nk'iminsi 44 kugira ngo ibyare umusaruro. Ku bumva ururimi rw'icyongereza, mujye mujya kureba kuri Google, haba hariho ibyo bita health benefits. Wandikamo kiwi fruit, ukandikamo health benefits of kiwi fruit.
iyo wanditsemo health benefits of imbuto urwo ari rwo rwose bahita bakwereka byinshi kuri urwo rubuto. Icyo tuba twaje gukora tuba twaje kureba ni ibihe nyama y'umubiri, iyo nyama y'umubiri yavurwa n'uruhe rubuto. Ni ukuvuga ngo ni ubufasha bwihuse. Biba bisaba rero ko atari ikintu ukora umunsi umwe ngo uhite urekera, ni ikintu wakora nk'iminsi 44 nibura kugira ngo impyiko yawe ibe itangiye kugarura ubuzima. Impyiko z'abagabo zarangiritse, impyiko z'abagore zarangiritse, impyiko z'abana bafashe inyicyamubiri karahabutaka zarangiritse, ku buryo icyo abantu bakwiye kuba bakora ubu rero ni iki? Abantu bakwiye kuba bakora icyo bita campaign. Campaign ni ukuvuga ngo gutangaza amakuru, kuko abantu bari gupfa cyane. Abantu bari gupfa cyane muri iyi minsi mu gipimo cyo hejuru. Abantu bari gupfa, ntawe ubyitayeho, ntawe ubivuga, keretse nabonye muri Amerika, mu bihugu byateye imbere, mu Bwongereza, mu Budage, za Sweden n'ahandi, nibo basanga basize n'ubushakashatsi hanze n'uburyo ikica abantu. Za Korea niho bakoze ubushakashatsi bw'amakanseri y'abantu bafashe turiya turemangingo n'abataradufashe. Ariko iwacu muri Afurika abantu barapfa cyane, mu Rwanda abantu barapfa, Uganda abantu barapfa, Kenya abantu barapfa, ntawe ubivuga, abantu baraceceka. N'abariya bari mu nzego z'ubuyobozi ntabwo batuma amakuru asohoka, kubera ko usanga minisiteri z'ubuzima bwacu atari minisiteri urebye zirinda abaturage, ahubwo ni minisiteri navuga ko zifata amafaranga, abaturage bakaba nk'imbeba zo muri laboratoire. Iyo babonye amafaranga avuye mu bihugu byo hanze, kubera ko ibihugu byacu birakennye, ibyo abaturage bari bikorweho byose barabyemera. Urumva rero wa mugani wa mwenyewe, kwibohora birakomeje. Kwibohora birakomeje, abantu hari ibintu byinshi bagomba kwibohoramo, cyane cyane ibi bintu by'inkingo, iz'abana ndetse n'iz'abakuru, ndetse n'indi miti myinshi idasobanutse. Bikaba byiza kurushaho iyo abantu bayobotse umwimerere, bayobotse gakondo. Mukomeze rero muyoboke gakondo. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata, naho ubutaha.